na Japonais bateye amatsiko yo kuzabona urwo rukundo. Yego. Ikintu nasaba Shadbooo cya mbere ukumenyekanisha filme yanjye kuko nicyo kintu cya danger mfite muri iyi minsi birenze kuri ibyo. Ubundi suramwemera hari ibintu bimaze imisi bimuvugwaho, hari umuntu wagiye kuri kumbuga nkoranyambaga aravuga Shadbooo arashaje, Shadbooo n'indaya aricuruza. Shadbooo nawe aja kuri space aramusubiza ngo hari ubwo niwe udashaje, ajya no kuri TikTok arayipostinga. Uyu munsi wa none navango nibyo bintu biri guhitinga cyane. Shadbooo mufata uti? Ibyo bintu iyo mbyumvishe birambabaza, niyo ngiye kubivugaho mba numva navuga bukira bugacya. Ntago mbere na mbere ntago nemeranya n'umuntu uvuga ngo uriya mukobwa ngo kuko yageze kuri ibi kandi tutazi ngo akorera muri office runaka ngo ni indaya. Oya ntago ari byo, hari byinshi umuntu aba akora. Shadbooo cya mbere ntago ari indaya, kandi Shadbooo nimba nashaje aramaze. Turimo turaapproachinga Shadbooo na Allian kugira ngo bazadufashe mu kumenyekanisha iyi filme. Wari wagira amahirwe yo guhura n'umwe muri bo? Oya nta n'umwe ndahura nawe ngo tuganire bigiye kure, gusa nanjye ndi kubipanga kuko filme ni iyanjye, ni njye ugomba kubaganiriza, ni njye ugomba kubereka inyungu zirimo. Ladies and gentlemen, twongeye kuramutsa no kubasuhuza abakurikira KTV Rwanda ndetse na Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana n'abane na nkuko bisanzwe muri kubona Mr. Jagugo kuri kamera na RTDG. Turi muri Kigali Convention, twagiye tubabwira yuko dufite filme ikiriyo cy'urukundo, dufite Darkness of Christmas, Silent Flower, Heaven n'andi mafilme. Today tugeze kuri romantic time. Murukono umukobwa uri muraza, uri muri background, wambaye neza neza cyane. Numukobwa navango umwe mu bantu benshi cyane mugiye kuzabona mu minsi iri imbere. Numukobwa wambaye neza kuva hasi kugera ku musatsi. Banyemerere baze kumwerekana uburyo yambaye aratambuka, ugahitona ni Miss Wisi, yaseka ugahitona ni Miss Wisi. Imyambarire ye muri aho umukobwa witwa Sara. Muraho neza. Umeze mute? Ya turashima Imana. Sasa tugiye kuvuga nk'aba Miss. Ndabona ubwiza ufite utari Sara wawe undi nzi. Ego, oya ni wa undi wawe. Hase ni shoot cyangwa yakugize gutya cyane Amerika? No kuba muri Amerika ugeze nyine ibintu bimwe na bimwe birahinduka. Amerika agiye byakujya byanyabyo cyangwa agiye muri filime? Oya. Muri filime nagiyeyo, nabyanyabyo nagiyeyo. Turatembera, umuntu agomba gutembera. None se iyi style wambare bayitanga iki? Nyafrika kazi ni fashion nyine y'abanyafrika muri rusange. Muri rusange ni fashion y'abanyafrika. Tumaze icyumweru muri convention turimo turategura by'umwihariko tuganira, hari amanama menshi ariko twagarutse no kuri filme Romantic Time rumwe mu bakinyi bayo bimena irimo irategurwa ishobora kumurikwa muri uku kwezi kwa 11 nkuko kalendari yayo ipanzwe. Bimeze bite, byifashe bite rero? Urugutwenga, urarakaye, urababaye? Oya ndishimye cyane. Cyambere kuba Romantic Time ifite ahantu ihuriye n'iyi nama tumazemo iminsi 2 izasozwa kuri ejo ndakeka. Turi abakinnyi ba filme, dukora ibikorwa bitandukanye ku ma YouTube. Niyo mpamvu rero twagomba kwatendinga iyi nama kuko ifite aho ihuriye cyane n'ibintu by'ikoranabuhanga, kubyaza umusaruro ikoranabuhanga. Nanjye rero nk'actress nagombaga kuba mpari, kuko hano umuntu ahuriramo n'ibintu byinshi cyane. Twigarukire kuri filme wanagaragayemo cyane ndetse nta sene n'imwe utarimo. Uyu munsi wa none uhuje filme umazemo iminsi uri gukina, ukayihuza n'inama witabiriye, ukayihuza n'uburyo iza launchingwamo. Ni cyo gitekerezo none uko muri iyi nama uza pratika ku munsi wo kugaragaza iriya filme? Igitekerezo gikuru nk'uyu muri iyi nama ni uko mbere na mbere ntabwo tugomba gukora ibintu ngo tugere turyame dusinzire. Narakinnye byararangiye, ahubwo ngomba no kumenya ngo ese ibyo nakoze biri guca mu zihe nzira, bizagera hanze mu buhe buryo nyine
uriya munsi wo kuyilonshinga uzaba ari umunsi udasanzwe, hari byinshi nungukiye muri iyi nama, uburyo bizakorwamo, amajoro azategurwa yo kuyilonshinga. Ni filime ishingiye ku buzima bwa Uwamahoro Samiyati, ariko kandi akaba yitwa amazina nyakuri, niyo mazina ya nyakuri Uwamahoro Samiyati, akaba yariswe Sara. Ubuse Sara ukurikunda cyangwa? Sara ni ryo zina rimbereye cyane muri iyi minsi. Filime igiye kukulonshingwa, uzaba uri kurebwa n'abantu benshi cyane batandukanye, niwe uzaba uhanzwe amaso mu masara atandukanye, ku masikrini atandukanye. Ukurikije uburanga bwawe n'icyizere wowe ubwawe wifitiye, ubu noneho urumva sosiyete izakugirira icyizere nk'uko watoranyije abakinnyi yakugirira icyizere? Mbere na mbere uwantoranyije ni umuhanga, kuko ntago ukuntu mbona iki gikorwa kimeze mbwo abantu tutarakibereka, ni igikorwa kinini cyane. Audience rero izangirira icyizere cyane ko nibwo tugitangira. Kuri njyewe Sara nibwo naza, nibwo ngiye kubiyereka wa nyawe, ibyiza byinshi biri imbere. Yego. Nibwo ukize? Nibwo mageze, nibwo nahagera, mfite byinshi mbazaniye, mfite byinshi tugiye kubereka, hari byinshi tugiye gukorana. Tuvuge niya zahabu yari iriho icyondo, noneho ubu icyondo kikaba kigiye kuvaho. Of course, ninjye wazanye amazi yo gukora icyondo kuri zahabu. Nk'umukinnyi wa filime, tukaba tuvuga ngo noneho twakiriye umukinnyi mushya wa filime on the stage, akaba yitwa Sara. Uwo munsi ntabwo mbasha kuwutekerezaho, gusa bizaba ari byiza cyane. Tuzabatumira, tuzaba invitation atandukanye. Uriya ni umunsi, niyo navuga niwo munsi mukuru wanjye, nibwo bukwe bwanjye, nibyo byishimo byanjye, kuko nibwo nzaba nizaniye isi mbi ndebe. Yego. Hari amakuru bivugwa ko Sara ari mu rukundo n'uwitwa Japone, ari couple iri guhitinga cyane ariko bitarajya hanze. Waba ufite umukunzi? Suga ko kantu tukavugeho ra. Ibintu by'abakunzi tuzababwira. Ariko Japone arahari, nanjye ndahari, ibirenzeho tuzabibamenyesha. Bivuze ngo Japone niwe mukunzi wawe ufite? Arahari? Abantu bifuze kubona Japone? Mwifuze kubona Japone cyane, kuko Japone n'undi wundi nawe abafitiye byinshi. Jewe na Japone bateye amatsiko yo kuzabona urwo rukundo. Yego. Sara Uwamahoro Samiyati akaba n'umwe mu bakinnyi beza. Niki wigira kuri Allian nk'umwe mu bakinnyi ba filime ndetse bamaze kuzuza n'inzu ikomeye ihenze muri iki gihugu cy'u Rwanda? Allian kuri njyewe, Allian ni umukobwa urenze. Yakoze ibikorwa bikomeye, yaritinyutse. Nicyo kintu abakobwa benshi tubura muri uru ruganda, kugira ngo twitinyuke. Yaritinyutse, yirengagiza amagambo, yirengagiza abamuca intege, anafokasinga ku kazi ke, arakora ibyo yagezeho, turi kubibona. Ni ibintu byiza cyane, ndamukunda cyane. N'abandi bakobwa nkatwe twakwiye kuba tumwigiraho. Nitwite kubavuga ngo uri muri sinema, hari amagambo bakunda gukoresha atari meza ngo turi ibirara ibiki, ariko for sure ni akazi nk'akandi, kandi tubaha ibyishimo, ntabwo mwakwiye kuba mutuvuga nabi. Urumwe mu bantu batangiriye muri komedi umera nk'uyikwepye, unavuga ko aribwo winjiye muri filime, kuko iyi filime iri gukinwa wagaragayemo, dufite amakuru yuko itazigera inyura kuri YouTube, ahubwo ari filime izerekanwa mu masara atandukanye n'ahandi hantu hahurira abantu benshi. Kuri wowe utekereza nk'umwanditsi w'iyi filime, nyiri filime, ubona ari iyihe politike yayo kugira ngo abe yabigenza gutya atanyuje kuri YouTube? YouTube ni nziza, iratugaburira, ariko nanone hari ibikorwa tuba tugomba kwerekana babandi bafokasinze cyane ku kazi, ku mwimerere w'ibintu. Kuba ataratekereje kwishyira kuri YouTube, kuri njyewe ni akantu keza, kuko izalonshingwa mu masala atandukanye, ahantu henshi hagiye hatandukanye, hari abantu barenze uko twebwe twabitekerezaga. Yego. Inzozi zawe kuri iyi filime, ni filime wifuza ko yagukura ikakugeza hehe? Ni filime wifuza ko ubwo zaba itangiye kumurikwa, contribution yawe nk'umukinnyi, contribution yawe noneho yindi nyuma yaho, icyo wabira nk'abakinnyi bayikinyemo nawe icyo wakwibwira, ni filime utekereza izagukora ikakugeza he?
aho film izankura ntabwo njya amatekereza ku giti cyanjye njyenyine, ahubwo numva ko iyi film nkurikije imbaraga twayishyizemo, amajoro twaraye, ibikorwa byinshi, amafaranga twashoye, numva ko ari film itazakinwa hano mu Rwanda gusa, ahubwo ari film izaba mpuzamahanga tubifashijwemo n'imbaraga zacu n'abaterankunga bagiye batandukanye. Yego. Ati tubifashijwemo n'imbaraga zacu n'abaterankunga batandukanye, ariko kandi nanone birumvikana dushimire Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, dushimire Teacher Shop, Bosco Design, Urugano Vinga Paris, Susa Garden Restaurant, n'abandi benshi mutandukanye muri kutu hafi muri ibi byano, by'umwihariko dushimire Litiko, dushimire umukobwa witwa Dorine, dushimire Aizo uri muri Australia, dushimire Fred uri muri Amerika, dushimire Gentil uri muri Amerika. Abo bose n'abantu muri kutwereka uruhari rwanyu kugira ngo filime izagende neza, izajye hanze by'umwihariko imeze neza. Ndahayo nawe turagusuhuje aho herereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi tunagushimira tukwizeza yuko igikombe cyawe uzakibona. Ni filime iteganyijwe kuzamurikwa muri Granite izabera i Musanze. Ni filime mvuga ngo abazayitabira harimo abazahabwa ibikombe n'imidari. Urumva ari igikombe n'umudari. Usaka kuzatanga iki ku muterankunga mukuru? Umuterankunga mukuru kuri njyewe namuha igikombe. Yego, kuko burya bro, igikombe ni ibintu birenze. Utereka ari mu cyumba cyawe uko ubyutse ukakira ukavuga ati hari umunsi umwe mu buzima bwanjye nakoze ikintu abantu baragishima, bandemera igikombe. Ntabwo nari nzi ko ubwo bwenge waburya bwo kunsubiza gutya. Kubera uganiriye nabi kubera iki se? Wabonye igikombe abona n'umudari. Iyo ufite ntabwo umuntu yaguhereza, ntabwo umuntu yakwambika ikamba yego ngo areke kuguhereza n'ibindi byose. Yego. Niyo mpamvu rero niyo mpamvu utanze igikombe kugira ngo kizaze giherekejwe n'umudari w'amahoro. Samiyati nk'umukinnyi wa filime uri kugenda navango ubigira umwuga, ari yakuru yakoze filime iramenyekana ndetse mugejeje ku rwego rwiza cyane. So wenyine dufite n'abandi bantu benshi batandukanye ko numwe mu bantu bamanuye ibyamamare biturutse muri Nigeria. Biragaragara ko waba utangiye kubona icyerekezo cyawe uri kuganamo kugira ngo filime winjiremo nk'umunyamwuga neza. Uretse imbaraga zawe washoyemo no gukoresha igihe cyawe, ikindi kintu uri gukora muri iyi minsi kugira ngo iyi filime izajye hanze ni ikihe? Ikindi kintu kirenze noneho ari nacyo gikomeye kurusha ibindi byose twakoze ni ukuyipromotinga. Ntabwo umunsi filime yaje aribwo tuzababwira ngo filime yaje, ahubwo turabateguza hakiri kare ngo n'abifuza kugira icyo bakora batugane, abashoramari, abaterankunga bose ubu ngubu turi kubakira, kuko filime niba kuba yageze hanze bizaba byabaye ibindi bindi. Icyizere wagiriwe cyo kuba umwe mu bahagarariye iyo filime bakayikwitirira kuri wowe gisobanuye iki? Icyo cyizere uwo muntu wakigize niwe muntu wakoze ibintu bya navuga birenze ku buzima bwanjye, kuko niwe ugiye gutuma isi imenya, niwe ugiye gutuma isi imenya ngo bimeze gute, niwe ugiye gutuma isi imenya ngo Samiyati cyangwa se Sara ni muntu ki. Nanjye amahirwe nagize ntabwo nzayapfusha ubusa, nzayakoresha byinshi cyane. Turimo turaapproachinga Shadbooo na Allian kugira ngo bazadufashe mu kumenyekanisha iyi filime. Wari wagira amahirwe yo guhura n'umwe muri bo? Oya, nta n'umwe ndahura nawe ngo tuganire bigiye kure, gusa nanjye ndi kubipanga kuko filime ni iyanjye, ni njye ugomba kubaganiriza, ni njye ugomba kubereka inyungu zirimo n'ibyiza byayo. Nibyo mpugiyemo muri iyi minsi. Igihe kimwe nagusaba nka Google, mu gihe abatekinisiye bari kurara amajoro bategura kugira ngo filime wakinyemo izagende neza, izaze kuko bigaragara ko wari umuntu wa participemo cyane, watangira nawe gushaka connection yumvisha abantu ko hari filime uri kugaragaramo igiye kuzasohoka yakwitiriwe yawe, kugira ngo uzaje gusohoka ufite izo connection z'abantu, kuko hari icyo bita LinkedIn. Icyo kintu akizi guhuza n'umuntu, uhuzwa nandi mu rugendo rwawe urimo rwa sinema. Urumva Shadbooo yagufasha iki? Gira ikintu usaba Shadbooo Allian yakuru bano bantu bagiye batubanze. Ikintu nasaba Shadbooo cya mbere ukumenyekanisha filime yanjye, kuko nicyo kintu cya danger mfite muri iyi minsi. Birenze kuri ibyo ubundi turamwemera. Hari ibintu bimaze iminsi bimuvugwaho, hari umuntu wagiye kuri kumbuga nkoranyambaga aravuga Shadbooo arashaje, Shadbooo ni indaya aricuruza. Shadbooo nawe ajya kuri space aramusubiza ngo hari ubwo ni wowe udashaje, ajya no kuri TikTok arayipostinga. Uyu munsi wa none navango nibyo bintu biri guhitinga cyane. Shadbooo mufata uti?
ibyo bintu iyo mbyumvishe birambabaza niyo ngiye kubivugaho mba numva navuga bukira bugacya ntabwo mbere na mbere ntabwo nemeranya n'umuntu uvuga ngo uriya mukobwa ngo kuko yageze kuri ibi kandi tutazi ngo akorera muri ofisi runaka ngo ni indaya diya oya ntabwo ari byo hari byinshi umuntu aba akora Shadboo cya mbere ntabwo ari indaya kandi Shadboo nimba nashaje Shadboo ntabwo ashaje sinzi ko mba mbyumva nabivuga gusa ntabwo ari byiza kandi Shadboo ni umukobwa mwiza icyambere umukobwa ufite byinshi yigejejeho umukobwa uzi gukora kandi umukobwa utita ku magambo y'abantu uwo niwe Shadboo wa nyawe kandi ukora adateze ngo runaka azabishima runaka azabishima icy'ingenzi nuko akoze ikintu akunze kandi ashyizeho umutima yego Shadboo ni umukobwa mwiza kandi ukunda uretse kuba ari mwiza ahura n'ibicantege byinshi kandi nawe nirwo rugendo watangiye uzahura n'ibicantege byinshi abagabo bazagukunda bagambiriye kuguha amafaranga bagambiriye no kugutesha umutwe abasore bazagukunda niyo nzira barimo abandi baguca intege bakubwiye ko wayobye ndagira ngo noneho nka Shadboo umwe mu bakobwa batinyutse batunzwe na social media batunzwe n'ibyo akora kandi ari proud ye amagambo nk'atatu mubwira Shadboo cyambere cyo Shadboo ngewe ndagukunda bitari byo kugukunda ngo nukuri umusitari gusa ahubwo kugukunda kuri umukobwa ufite ibyo wigejejeho ndagukunda kandi icyo nakubwira wicika intege kuko nucika intege natwe tugukunda ntabwo tuzashobora kubicamo ibi byose wicika intege abakuvuga bagomba kubaho kuko batavuze nta n'ikintu waba wakoze nta gucika intege yego ibintu bamucamo intege bamutukuye bibona ndabibona cyane kuko ndamufollowinga ku mbuga ze zose yego ndabibona kenshi cyane yego ibi byabayeho no kuri yari yakuru bavangwa nawe ni indaya mwizo yubakiwe n'umuntu wo muri Nigeria ubona ejo nitukona mu modoka bazatangira bakuvuge my dear ntago umuntu ufite amafaranga ye azayafata ngo aze kubakira ngewe Sara abona ko ndi umukobwa udashoboye ndi umukobwa utagira icyo nitezaho imbere ntabwo bishoboka ahubwo kuko uwo muntu azabona ko nshoboye ko amahirwe mbonye nyabyaza umusaruro azavuga ati uyu mwana namukorera byinshi birenzeho kugira ngo nawe agere hejuru cyane dufite amakuru ko miliyoni 6 zimaze gusohoka kuri iyi filime urimo irategurwa ni filime irangira idafite parti ya mbere na parti ya kabiri ahubwo ni parti ya mbere yonyine ariko ushobora kuzagira ibindi bice bikurikiyeho izi miliyoni 6 ari ikizere cy'uko zizagaruka of course zigomba kugaruka kuko ntago twaraye amajoro y'ubusa kandi ikindi ni ikintu cyiza kuko kigomba kuyagaruza yego ikizere kirahari ari uburyo ikinitswemo na story yayo ni cyo kintu wakunze muri iyi filime cyane nakunze story yayo kuko ni story buri muntu azisangamo abo umumama umupapa umwana w'umukobwa umwana w'umuhungu umukozi wo mu rugo buri muntu wese azisangamo gira icyo usaba yaba leta y'u Rwanda uturere dutandukanye abafatanyabikorwa batandukanye ugira icyo basaba kugira ngo filime yawe uri gutegura izagere hanze izagere aho wifuza ko ishaka kugera ikintu cya mbere nasaba leta y'u Rwanda wenda rimwe na rimwe baragerageza bakadufasha ariko ntibumve ko cyangwa ntitwumve ko ibintu byiza bibera muri Kigali filime nziza zitegurirwa muri Kigali abahanzi zaba muri Kigali hoya mu ntara hari ibintu byinshi byiza especially intara yacu akarere ka Musanze natwe dufite ibikorwa byinshi byiza dukina filime nziza mwabikunda kandi n'abashoramari bashorama yabo kandi ndabasezeranya ko ntabwo baba bashoye ahantu habi baba bashoye heza bazabona inyungu zirenzeho ndagira ngo abo bashoramari nashaka kugitsikambara ruvuga uti umuntu wese ushaka kugira ngo ansapotinge muri iyi filime nabigenze gutya na gutya kugira ngo hari benshi barakureba barakurikira ikiganiro bari muri Amerika bari Burayi bahamagarire kugira ngo ese ubushobozi mufite burahagije cyangwa ari ubundi bushobozi mukeneye ku bandi bantu bari étrange ubushobozi dufite ntabwo baje kuko film tuyitegura twayiteguye twebwe ubwacu ntabwo twigeze dusaba inkunga ya leta inkunga y'abandi bantu bose bavuye hanze ni twebwe ubwacu rwose ndasaba umuntu wese ko yumva ko afite umutima ukunze film afite umutima ukunze Sara afite umutima ukunze ibintu bigiye kujya hanze kandi byiza rwose amarembo arafunguye ni karibu mwadufasha mwadutera inkunga kuko film no gukubita arasohoka hari ibintu bimwe na bimwe biba bikiburamo gusa turakomeza tukishakishamo imbaraga gusa mwadufasha nta kintu bitwaye kandi twabyemera kandi aho muzaba
mufashije ntabwo ari babandi bazicara ngo barye basinzire ahubwo ni babandi bazarara amajoro kugira ngo babandi babafashije babone ko batakoreye ubusa. Samia Tuwamahoro Sara, hari ikindi wumva kiri ku mutima wabwira abanyarwanda baduteze amatwi kuri uyu munsi wa none bari gukurikirana kuri IRIS Rwanda TV ndetse na KTV Rwanda? Abanyarwanda muri rusange turabakunda kuko nimwe dukorera, mudahari ntabwo twaba duhagaze aha ngaha, ntabwo twarara amajoro turara. Especially muri rusange abanyarwanda turabakunda kandi tureke gucika intege, dukomeze dukore cyane kuko nuryama ugasinzira ibyo ushaka ntabwo uzabigera, kuko hari abandi igihe warusinze bo baraye bahagaze bakora kugira ngo wowe ubone ibyo urya, ubona aho uryama, uryame mu mutekano. Rero muri rusange nk'abanyarwanda tureke kugivinga up, ahubwo dukomeze dukore cyane kugira ngo tugere ku byo twifuza. Rwanya ibiguca intege uhagarare kigabo. Dushimire Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, dushimire Litiko, dushimire Organo Vunga Paris, dushimire Susa Garden, dushimire Lipia Restaurant, dushimire amakampani yose atandukanye, Teacher Shop, Bosco Design n'abandi mwese mwatubaye hafi kugira ngo iyi filime urugendo rwo kwitegura aho yatangiriye nahigeze uyu munsi wa none ni mwebwe. Tubashimire cyane kandi tubifurize amahoro y'Imana, Nyagasana akomeze kubana namwe. Ni filime izazenguka mu turere 31 tugize igihugu cyacu, kazagenda yerekanwa mu masare atandukanye. I wish ko umunsi umwe inzozi zizaba impamo no muri convention ikaba yakwerekanwa. Byose birashoboka. Niba Josiana ry'amakarota igikombe cy'isi cyabereye mu Rwanda, natwe katubirote. Twamba kubirota ariko ntitugume mu nzozi gusa, tukabyuka tukabiharanira. Wakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Merci. De rien.